niba nta yindi bitiranwa no muri payi nta muntu bitiranwa n'undi dushobora kwitiranwa amazina ariko badutandukanya bate badutandukanye payi is username. Okay. Iyo username rero niyo ihinduka na invitation code yawe. Iyo rero iyo uyihaye umuntu akinjiriye ageze aho bayimubaza agashyiramo iyawe abakwinjiriyeho. Iyo akwinjiriyeho baguha payi imwe nawe bakamuha payi imwe. Yego. Hanyuma ubundi buryo ushobora kwinjira nta muntu winjiriyeho. Icyo gihe uvuze uti oya singiye kuruhanya n'abantu ngenda shaka kwinjira ngiye nyine nibereye nyine nta kibazo. Muri payi utinjiriye ku muntu cyangwa utinjije umuntu nta kibazo uramayininga ubona izawe ntacyo bitwaye. Yego. Ushobora rero guhitamo kurifaringa cyangwa kutarifaringa. Ariko muri security sako rangiza n'impapuro mpesa mwenda zama iki ntakorwa ikiseho. Nkenzi ko zikora mu mabanki gusa n'ibigo bikomeye. Nukuvuga ngo cryptocurrencies umuntu afitemo hariye barazigura. Iyo aziguza akazigura ziri original bamuha icyitwa NFT gihagarariye ya cryptocurrency. Ajyana kuri banki yariyo yose ashaka cyangwa se ashaka amafaranga hari hose bakayamuha kuko baba bigaragara ayo izo afiteyo. Ubwo bucuruzi Donald Trump arabukora kandi buraryoshye. Ejo bundi afata Elon Musk amushyira ubwo ashinzwe iki umugenzuzi w'imari ya leta ashyira muri DOGE Department of DOGE of Government Efficiency. Kandi uyu mugabo ejo bundi Elon Musk aherutse kugura Bitcoin gushora mo miliyoni 500 z'amadolari muri Bitcoin. Rero aje hano tugeze muri payi noneho niho ahangaha nabonye ishusho ya to make America great again muri cryptocurrency noneho. Aho dore ikibazo kigiye kuba ntago payi zajya ku isoko hataraba economic crisis kandi ubu rero nibwo kagiye kuba. USD payi ntabwo turamenya ngo izabivunja payi zingahe. Ariko USD payi byanditse ko inganya agaciro n'idolari rimwe. Abibeshye ko bazabona payi baziguze basubiza amerwe mu isaho. Basubiza amerwe mu isaho ntawe uzagura payi. Ntigurwa ntigurishwa. Ko hari abantu batangiye kuzigura fraude su. Kindi nticuruzwa. Biya bindi batradinga muri intuza. Ntawe uzayitradinga payi za tradingwa na payi ecosystem. Zo yonyine system za payi nizo zacuruza. Blockchain ya payi nizo zacuruza payi yonyine. Noneho n'umucuruzi uzishyurwa payi ntiyemerewe kuyicuruza. Nta wallet afite iyisohora. Wallet yemerewe kwakira payi irasaba ikakirwa gukorera muri payi. Ariko ntiyemerewe kuyisohokana. Je nemerewe kukoherereza payi kuko ufite wallet yakirikana yohereza. Ariko turi muri payi peer to peer umupayine ku mupayine company to company. Hanze hazasohoka ikitwa USD payi gihagarariye payi. Bazaguha token yitwa USD payi ifite agaciro kangana na $1. Noneho yo izafite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuvunja buri faranga ryose. Yaba ari cryptocurrency, yaba ari fiat money, amafaranga afatika. USD payi izavunja buri faranga iryo ari ryo ryose. None siri faranga rya pi rizatuma payi USD payi niyo yonyine izasohoka hanze ya payi. USD payi nayo ivunje buri faranga iryo ari ryo ryose. Noneho umuntu uzaba ufite USD payi ni ikitonderwa. Azaba yarashoye amafaranga angana n'idolari. Ubwo idolari rizazamura agaciro kuko umuntu uzashikira USD payi azayikubita mu ma blockchains amwe ba tradingiramo. Ayora buri faranga iryo ari ryo ryose kuko afite USD payi. Azaba ameze nk'ufite payi. Ariko payi ubwo hangaho azaba afite payi ifite agaciro k'idolari. Ubwo idolari rizazamura agaciro kubera ko buri wese azashaka idolari kugira ngo ajye kubona abone uko azabona nako azashaka ifaranga iryo ryose agure. Ubwo idolari rizazamura agaciro kuko rizaba rigurwa na buri faranga ryose. Wabona idolari ufite USD payi, wabona USD payi ufite idolari. Wabyumvise aho ngaho. Ngubonye se ngubonye umwana wabonye se. Barangica none. Yuguri kw'Imana none. Ibyo bintu gereranya bajya abantu kabati we reka ubutumwe bugereranya na payi. Ariko byabereho kugira ngo twese byose bitwigishe. Yego.
abanyedini bakumerera nabi ariko ntibasetse iki mu mafaranga barambaza ngo bwese ufite angahe njye mfite umutwe wanjye ego n'ubumenyi umutwe wanjye ubwo bumenyi bwemera kujyamo ariko nkanemera kuko hari ibimenyetso cyangwa se ibihamya ese abantu bashaka kumera nka Toma bo turabashaka kwemera uko babibonye turashaka ba Petero bambwiye bati Yesu yazutse ati muravugisha ukuri ati bagiye kuvuga ijambo rya kabiri amakanzu yayahini yagezeyo yagiye uriya ngo cyari ikimenyetso cyo gushidikanya aho ati kande kandi yaribagirije amaboko ngo hahirwa abemera batabo noneho yari yarababwiye ati nzanazuka babimubwiye yari kwemera ahubwo kujyayo bwayo ngo cyari no kugira amatsiko ni byiza ahubwo amafaranga ari muri gospel nuko abantu batabizi ariko gospel bazantumire mbabwira umuvuno uburyo bagoye kuyabona uburyo bagomba kuyabona ahubwo nta nubwo banayabona bo bafite ayo bibwira ko babona ntago ari iyi ntica ntikize nta nubwo ari anabatera ibitari byo ariko baranyica buri abanyedini se bazantumire tuganire ku mafaranga babwire ahantu ari mu idini mu itorero cyangwa mu idini ntago ari gospel gusa ubwo Islam tuba tuyishyize ku ruhande ego reka tuvuge idini reka tuvuge idini ryose madini cyangwa amatorero yitavuze cyo bumva bapfobeje tuba turi kuri leta zitabyumva leta zitabyumva nta nyungu barabonamo kandi suko batabonamo izo nyungu bo barazibona ariko nta access bazifiteho ariko inyungu barazibona noneho ubu barabyumvise baca umuvuno wo kwiremera nabi byabo CBDCs Central Bank Digital Currency nukuvuga ngo leta ibona inyungu mu byo ikontorora none iki bintu biri private ni iby'umuntu ku giti cye ni ibya company ku giti cyayo nibo bari bubonemo inyungu kuruta inyungu za leta ni umusoro muri Rwanda Revenue cyangwa muri Nuza bitewe n'igihugu ni inyito bitewe n'igihugu ikindi imishinga irimo bayifitemo iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako guhumbya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganya na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints, best quality, best price, good services. Bakunzi b'Ihumure TV mwaramutse mwiriwe igicamunsi cyiza ni mu masaha y'amanywa cyangwa se umugoroba mwiza ariko nima muri ku mugitondo mugira igitondo cyiza twe dukoze iki kiganiro ari mu gitondo turi Kigali turi ku Ihumure TV nge Ndikuzo Emi ndi kumwe n'umugabo hano mutabonye bwa mbere ndekereza ko ubushize twari kumwe n'uyu munsi yagarutse kubera ko afite umusanzu agomba gutanga kandi uyu musanzu agomba gutanga nekereza ko uzabyara umusaruro mwaramutse neza papa mugira amahoro abakubonye yego abakubonye ari ubwa mbere bamenye ko ari nde turi kuvugana cyangwa twicaranye hano ni Tite Kamanzi ndayingayinga umusaza ariko ndumusaza iyo vizaje nitwa iki n'ubushize aravuze ngo uri igice cy'umusaza kimwe cya kabiri nta musaza w'igice reka tugosore ikinyarwanda ubwo imenyerewe aho nguri muri umuntu w'umusaza uri hafi ako ndiwe umusaza uri hafi cyane ko barinyita kandi nkaba ndyemera meze neza suza abadukurikiye ku Ihumure TV rero bagira umwaka mwiza kandi mushya wa 2025 kandi tubifuriza kwigiza udutebe udusambi udukeka buri kimwe cyose buri wese yicarira tuganire tuyameneho ariko cyane cyane tugana
mu nyungu ku mafaranga ku mafaranga arambwiye ngo uyu mugabo na Robin barahagurutse twenyine se wenda twaratinyutse naho bahagurutse bo ni benshi harimo n'abarimo kwiruka ubu ngubu yes bafashe ya mbere ngo biruke barebe ko babigeramo ikibazo ni turamenya ngo bafashwe ryari iryo jambo riragarutse kandi ryubatse izina hano nafashwe kera we waje gufatwa ryari ndi muri marato ariko muri payi nafashwe 2021 urumva ngiye igihe cyanjye maze iminsi 1311 mfashwe ubu rero ndarembye kandi ngomba kubona ibinini n'abafashwe nkange rero muri uwo mujyo bigira hino tubahe ikinini na serumu n'ibiki byose biterwa n'uburembe umuntu afite. Yes. Hanyuma ku Ihumure TV dushimira abantu bose tubana mu biganiro bitandukanye cyane cyane n'abazinduka mu gitondo tugasengana nibature Imana ibaho umugisha. Hanyuma si ibyo gusa ndetse n'ijambo ry'Imana twagize n'ibiganiro twatangiye mbibutse ko vuba nanone ikiganiro cyitwa imyuka cyangwa se imyuka ikurikirana abantu. Buri kintu cyose gifite umwuka ukiri inyuma n'amafaranga afite umwuka uyari inyuma. Turaza kubigarukamo vuba. Isaka Nijabo yaramaze iminsi atari kuboneka ariko ubu yabonetse ejo tushobora gutangira noneho tukongera kubongeza izindi episode. Hanyuma dufite ikiganiro kiri gukorwa na Dr. Jado nawe ari kugaruka kumenya icyo waremewe n'ama episode. Hanyuma dufite ikiganiro kitwa umutsima w'ubugingo turi kumwe na Evangeliste Ingabire Clemence kiri mu buhanga bwinshi nawe turi kumwe. Hanyuma kandi tugira n'igice kigaruka ku makuru ya Isiraheli naho bihurira n'ubuhanuzi. Hanyuma rero mwese Imana ibaho umugisha. Mfata umwanya shimira bose bakoze subscribe. Turimo turacelebratinga 100,000 byamaze kuzura by'aba subscribers, bivuze ngo dufite ministeri imaze gukomera. Nekereza ko nawe wagize mu ruhare turagushimiye tugusaba umugisha. Nawe utarakora subscribe uyikore. Hanyuma dufite ikindi gice cy'ubukungu. Igice cy'ubukungu twinjiranyemo n'abagabo bagaruka basobanura ibintu bijyanye na cyane amafaranga y'ikoranabuhanga, cryptocurrency. Ariko noneho nabwo turareba aho iri faranga rihurira n'ubuhanuzi. Uyu mugabo twicaranye ariko nawe yigishije ibitabo by'ubuhanuzi. Tubihoramo yego. Si ngombwa kubyandika baranditse. Ariko nawe nushaka kwandika n'amagambo burya ikoranabuhanga rigatwandikira. Umwanya wo kwandika n'ikaramu ni muto ndetse n'ubuhanga bwabyo ariko burya byose biva mu mutwe. Iyo twabashije kubisohora nkaho tuba twanditse. Ikoranabuhanga n'igisibama ubwo byo wanditse wowe wabimenya ntago wabivamo. Noneho hari ibyo wanditse ubigaragara ariko hari n'ibyo wanditse mu bantu mu mutwe w'umuntu ukarema umuntu arema undi umuntu akamurema akavamo umuntu muzima kubera ijambo rimwe gusa. Yego, kubera ijambo rimwe gusa wabwiye umuntu. Yes. Hari abavandimwe iyo bajya gusenga hari isengesho bajya basengamo kuvuga ngo uvuga ijambo rimwe gusa roho yanjye irakira. Ubwo rero hari ijambo rimwe ryaremye umuntu, iyo ni inyandiko. Nk'aba muhanzi ati mfite inyandiko nyinshi ariko zuzuye ibyo wambwiye. Yego. Ibyo ugenda ukora nanjye ngenda nagira nti mvivura. Ntawe uvivurira Uwiteka kirazira. Ako kera ari n'umuhanzi. Ntuzanavura. Ushaka kuvivurira Uwiteka Abanyarwanda barabirebye basanga ntibivamo baravuga ati ya Uwiteka araguha ntimugura. Imana ntivivurirwa. Nayo ubwayo ntivivura. Yikora ibyayo kuri gahunda. Wegenda uvivura ibyo wakoze wacuruje nibyo abandi baguhaye. Ariko iby'Imana ntibivivurwa nkuko itabivivura. Twicaye muri studio y'Ihumure TV. Hanyuma rero papa ntekereza ko ubushize tukora ikiganiro hari byinshi twagarutseho ariko wibanze ku ijambo rivuga ngo abanyamadini cyangwa abafite insengero. Ngira ngo abantu benshi bakunze kumbaza kuri ako kantu ngo nabo bakwiye kwiyandikisha muri payi. Ku buryo umuntu umwe yambwiye ati bano bagabo bose basobanura payi usanga ari ikintu bamize bamaze kukibonamo ikintu. Kavuga ati ko yavuze ngo tuzagira depression biramutse bo bidakunze ntago bagira depression bigendanye n'ibyo bigishije abantu. Mara abantu impungenge mbere yuko tuza kwinjira mu bibazo by'uyu munsi. Rakoze. Reka dusubire muri Bibiliya gato. Muri Luka n'ahandi biranditse ko igihe cyageze Abisirayeli bajyaga bajya kwibaruza. Muri uko kwibaruza na nyina wa Yesu na Yosefu
bagomba kujya kwibaruza. Wari ugiye kubyara umucunguzi w'isi, kuki bagiye kwibaruza? Akaba ari nabwo avuka ku munsi wo kwibaruza. Bibarurizaga iki? Rero amatorero n'amadini ntabwo bashobora gukorera mu gihugu batibaruje, kandi iyo bibaruje baba bagomba gukora ibijyanye n'amategeko n'amabwiriza agenga imikorere yabo muri icyo gihugu. Kimwe muri ibyo harimo n'imikoreshereze y'amafaranga babona aturuka mu nguni zose uko bazisi, amaturo, icyacumi, umutima mwiza n'ibindi. Ariko ayo mafaranga uburyo yakirwamo bujyana n'igihe tugezemo. None se muri Covid baturaga bate ntawe ujya gusenga? Ngira ngo benshi niho bafatiye kode ya y'umucuruzi. Nega ni kode y'umucuruzi. Kode y'umucuruzi. Ira ni ya business. Wenda ntituvuze bataza kutwumva nabi yuko dushaka kwita idini cyangwa itorero ko ari abacuruzi. Ariko bafite ibikorwa by'ubucuruzi. None se ko bakeneye yuko umuntu abishyura ataje aho kuko umwanya wo kuhagera ni muto, arabishyura kuri Momo Pay. None se umuntu warwaye ariko ashaka gutura afite amafaranga, nese abanyamafaranga ntibarwara bajyana kuri. Iyo agezeyo yibuka itorero ry'iwabo ko agomba gutura. Ndibuka ko kera twajyaga turwara ukohereza ituro ku rusengero, bari kujyanira ugashyira muri envelope. Yes, ishyaka. None abarwana shyaka bazatura bate? Idini cyangwa itorero baborotse amafaranga menshi kubera ko nta buryo bugera kuri buri wese mu murimo arimo ngo abone uko yatanga. Hanyuma aya mafaranga isi yarimutse cyangwa se irimo kwimuka. Hari abakererewe barimo kwimukwa, abandi twarimutse. Twinjiye muri digital. Ntawe ukireba amashusho kuri televiziyo y'umukara n'umweru n'uharibura. Nta mabara. Yo ni digital. Abana televiziyo zireba abakenyera abantu benshi baba ku ma YouTube. Televiziyo se je nk'ubu mfite mu rugo televiziyo. Ntuheruka kuyireba. Mari nta n'umwanya nkibona. Na televiziyo y'u Rwanda uyu munsi ifite YouTube. Urakoze cyane. Abantu bari mu nzira. Televiziyo isanzwe ni bayicana. Igiye kuzuza ni igihumbi ni miliyoni. Miliyoni ibihumbi magana cyenda cyane. Ndakubwira ngo RTV cyangwa TVR sinzi ko babivugwa rwose. Bose ubu tuvugana channel yabo igiye kuzuza miliyoni y'abasubscriber. Urakoze cyane. Isi yarimutse yimukira ku ikoranabuhanga. Bambabarira neza kuvuga nti turi mu isi nshya. Bataza kumva ya yindi ihanurwa muri Bibiliya. Ariko turi mu isi nshya. Turi mu isi nshya. Ubyumva n'utabyumva wishaka n'utabishaka. Turashaka ukiraho ukisobanura. Uzagira iyo ugaruka utubwira ingaruka z'iyo si nshya twinjiyemo. Ariko komeza ibyo wari uriho nako. Urakoze cyane. Ese buriya imvura si nziza? Buriya si imvura iguye ahari icyondo ntihanyerera. N'ahatari icyondo haranyerera. No kwisima. Rero iyi imvura iguye turishima ngo n'umugisha. Ariko imvura iyo ikoresheje nabi cyangwa se ukayigendamo nabi ikurahiraho twuhiraga. Ngira ngo urabyumva. Yego. Niyo si nshya niko bimeze. Ngo mu ncamake tuzabigarukaho ku buryo burambuye. Nta kitagira ingaruka igihe cyose kidakoreshejwe mu buryo kitagenewe. Cyangwa bikunda ingaruka ziraba. No guseka cyane bigira ingaruka. Ugomba kugira umupaka. Harabase kumuhezayo. Byajyaga biba ariko ntekereza ko stress zidashobora gutuma duseka ngo duhereye. Umurengo niwe wagira utyo. Mu rusengero kera korale yakoraga indirimbo bagira album bakaza kuyirocinga abantu bakaza ngo isede ngo iragura igihumbi. Uyiguze bitanu none korale zirarwana no kujya kuri YouTube. Unyibukije sede. Boye iri iwacu Gatsibo ari umuhungu w'inshuti yanjye twaraganira mbwira ko korali yabo ibakabarore ko basigaye bahembwa kuri YouTube. Ndamusobanuza ntisobanurira neza se. Korali bashyiraho iki indirimbo gusa. Ariko barenga indirimbo bajye no mu biganiro. Turaza kubigaruka wenda cyangwa se tuzabigarukaho ku buryo burambuye. Ibiganiro kukibu abantu bumva ko indirimbo arizo zikenewe gusa. Hari ukuntu umuntu yiyima ibyo afite cyangwa agenewe. Ukabyiyima kandi ukabisonzana. Kubera iki?
ubwo ni umuvuno turaza kubaha content tuzabaha content twigarukire ku isi y'amafaranga muri biri haranditse ngo ntihakagire uza mu rusengero mu nzu y'Imana cyangwa se Uwiteka imbokoboko nsa ubundi uzi imbokoboko Imana itaraguhemanya imbokoboko gute ntabwo yaguhaye amaboko gusa ngo ugende ugenza umutwe ahubwo ukoresha umutwe utegeka amaboko icyo ukora buri kimwe cyose buri rugingo none aya mafaranga ko tugomba kuyabona twakoze idini ribanze rishyira umushinga wo kwigisha abantu imikorere ukavuga uti idini naryo ngo bahagarike bataza kumva wenda ko mbagumuye mu nyigisho bigisha nibashyiraho n'umushinga na content inyigisho yo kwigisha business abakristo babigishe business noneho bagiye gukora ibyo basobanukiwe bazane bashima bazane bishima bature ariko uturute umutwaro utagutwara ugize uturute umutwaro utagutwara uturute umutwaro utagutwara ni gute uhituro umutware utakuyoboye utagutwara yego kandi uwo mutware akubera umutwara agutwara ate ntacyo agutwaza umutware mwiza ni ugira icyo agutwaza ugira icyo agutwaza none ushatse kuvuga gugutwaza iki nta kishinwa mvuze ikinyarwanda umutware wa nyawe erega muri bakuru ikinyarwanda ibyo ugomba ibikuremereye muri biri haranditse ngo mwese abarushye aha mvu umutware rero muze munsange ngire barore none undi arirwa bakubita arirwa ikiziriko mu ijosi arirwa baniga umutware wa nyawe ngomba gutura nishimye nuwo ntwaza antwaza ibibazo aranduhura aranteturura iyo nteterejwe arangoboka iyo ngeramiwe byinshi ubu ni umutware ugomba kujya gutura itoro rero niriba umutware cyangwa se niribe abakozi cyangwa abagaragu b'umutware udutwaza tumuture kuko adutwaza adutura kuko tumutura kuko adutwara ariko adutwara adutwaza twe turaremerewe nicyo cyanatuzanye nicyo gituma tunayoboka uwo mutware neza hari ikindi yasanze turya tunywa ariko dufite ibibazo none se azanywe n'iki kudutwara niba aje kurya naza abo muvumba navumbe ariko niba tubereye umutware n'ibyo asanze umutware ni uwudutwaza ntabwo twe tuyobeho tujya ariko hari ibindi ibyo bituremereye ntabwo tujya muri detail zabyo twavuga ku nsengero nizimenye kuba iyo ziyoboye abantu urusengero ni umutware rero ariko ubwo bagendera ngo baratera ikirenge mu cyande cya Kristo nkuko Pawulo yavuze ati mutere ikirenge mu cyanjye ujye uba confident yo kuyobora abantu uvuga uti munyigane nkuko nanjye role model munyigireho ati kandi umutwaro wanjye cye ntabwo uruhanya rwose nuremereye rero iyo umutwaro wakuruhije hari undi ukuruhura iyo utamugannye umutwaro urakunaganika rero abaheranywe n'ibibazo hari ubibaruhura rero uba ugomba kugaruka kumushimira ariko ikibazo uramushimira ute amutamika amushyira mu mufuka urashyira ya momo pay nirenge amafaranga y'u Rwanda kuko nayo yagiye kuvaho haza ikoranabuhanga reka tubarangire linye nziza cyangwa se umurongo mwiza winjiza amafaranga y'ikoranabuhanga azavunja amanyarwanda amanyamerika ku giciro cyo hejuru cyane abakeresheje bitcoin uburyo bayikereshejemo ababikoze barabizi ariko ingaruka turazibona uyu munsi bitcoin imwe iravunja miliyoni 130 zirenga z'amanyarwanda ari faranga rimwe idolari rimwe ryageze riravunja amanyarwanda idolari rimwe ryageze ku 410 na 10 na 410 naherukaga ari 413 ubu ryageze hafi na 30 ahubwo rigiye guca kwiyero idolari ku muvuduko uri hejuru aka kantu rero ndifuza ko ku cy'amadini n'amatorero nibatubwire tubafashe tubayobore uko binjira muri Pi Network icyo ni kimwe icya kabiri jye wemera no kumpamagara aho uri nkaza nkakureba privately nkagufasha
kuko ndabisobanukiwe ndabyumva ariko ngenda nafasha ubufasha bwanjye nuko nitanga nkaba najya aho uri mperutse Rubavu barampamagara bakampa itike nkagenda kandi nkabafasha benshi babyishoyemo babijandajandamo barabyica kandi biriya bintu bifite amategeko n'amabwiriza abigenga abantu rero nibareke kwitemeraho itaka cyangwa gutema ku ishami ry'igiti bicariye kuko igihe cyagiye deadline dufite ni 31 z'ukwa 12 z'ukwa mbere kuba twarangije kuzuza ibisabwa. hari umupasiteri wambwiye ngo aragutumira ngo uzaze mu rusengero ngo utangire kubyigisha abakristo bafite ari ngo azatoranya b'abasirimu uzamwishyuza ngahe? yatoranyije ubishaka wese ubishaka abasirimu bazababwirwa n'iki? Hari umusirimu ubona ukumva ubwo ni abantu batanga amafaranga menshi mu rusengero afite impungenge ko nibinjiramo ibyo bintu urusengero rudafite wallet atazi uburyo bazajya bamuha iryo turo. Hari wallet ya buri muntu ariko hari na wallet ya institution, ahubwo bakwishyira hamwe bakiga uburyo bakora. Iyo utashoboye no gukora soft winjirana muri payi harimo aba developers, hari urubuga rwaho winjiriraho ukabagezaho igitekerezo cyawe ukabereka umushinga wawe ukawusobanura, babanze bakore concept note bayibagezeho babereka uko bazajya bakora, hanyuma babafashe ku developinga iyo soft niyemerwa igirigire gute. Ngira ngo byaba ari ubwa mbere tubonye mu rusengero kuko nta nsengero turabonamo, sibyo? Kandi biremewe institution iyo ariyo yose bitewe n'umushinga wabo. Hari abakristo benshi batinda kumva iki kintu ariko reka nkubwire impamvu bakwiye kucyumva. Twatangiye ari ibiseke umuntu azagashyiramo bitanagaragara na za envelope nicyo cya 10 ntawe uzi ngo runaka yatanze angahe. Birangije bucya bazana registre uwatanze icya 10 agira ate yiyandika. Si icyo cya kabiri. Icya gatatu byaje kurangira mobile money, sibyo? Ikurikiye wowe ndukavuga uti sindi hafi ukoheza umushumba, nabyo ubona ari ibintu nyine bibangamye. Byaje kugenda biba bigeze kuri banki, ntuzi urusengero ukaba rufite nimero ya banki aho umuntu agomba gutanga icya 10 atageze no ku rusengero. Akamaramaza rero kasamutwe byaje kurangira tini number y'urusengero urusengero ruhawe tin number igomba kubarurwa kuri Momo Pay baraza bayimanika he mu rusengero. Bamaze kuyimanika mu rusengero abakristo twese tugira dute turayoboka. Urinde wo guhakana ko uyu munsi mutagiye kujya mwishyura kuri cryptocurrency amaturo? Ntabwo mvuga wenda ngo ubihakana, ahubwo utabimenya. Ukutabimenya umuntu ashobora ikibazo cyo kubihakana, ntabwo mbishyira ku kibazo cyo kubihakana, kutabimenya, kudasobanukirwa. Niba bishoboka urusengero rwo ari rwo rwose nabafasha umuntu akabasobanurira, niba ari ubutumire umuntu akaza akabasobanurira akababwira n'inyungu zirimo uburyo burambuye. Hari ibidasobanuka uwo munsi kandi rega abantu bashaka bamenye ukuri. Iri jambo rivuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi niko kuzababatura. Uyu munsi abantu n'imbata y'ibihe, imbata z'ibihe, neza igihe kikabata umuntu ku buryo kumubatura usanga bisaba izindi imbaraga. Koko umuntu, reka dufate urugero ku myenda twambara. Hari abavuga ngo ni faranga ngo rya shitani. Ariko niba shitani ikora amafaranga akaza katugirira umumaro, niba shitani ifite uruhare mu mishinga dukora kuko none amafaranga aradutunza tubeshaho. Ikosa ntemera ni ukuyakoresha nabi, kuko baravuga ngo gukunda impiya bishobora kuba umuzi w'ibibi byose. Kuyakunda si ikibazo, ahubwo kuyakunda nabi ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko mushaka kubyayishira ari ryanyu. Tureke gukoresha amarangamutima mabi bariko mbyita ku buryo bitujyana mu irari n'izo nzira mbi. Ariko nituyakoresha neza tuzaba twujuje inyigisho ya Yesu ivuga ngo iby'Imana mu bimenye mu bihimana.
ibya Kayisari ariko n'ibya Kayizari nabyo mubimenye mugire gute muhe Kayisari mwese kuki Kayizari mushaka kumwiba Kayizari narabwiye ni umubiri abantu barashakira Kayizari muri leta ntabwo Kayizari ari leta Kayizari ni umubiri Kayizari ni akazi niba wabuze akazi watandukanye na Kayizari nubona akazi Kayizari muraba inshuti ni umubiri duha umubiri kandi ngo roho nzima itura he waravuze ngo umuntu ngo wagiye gusenga cyane akaza ashonje ngo sheki biyamushuka gusonza cyane bigira ingaruka ku mubiri igifu kiri mu busa igifu gikoresha amaraso iyo utanyoye nta maraso ni make kandi amaraso agira oxygene je sindi mu scientifique muri ibyo ariko ibyo nabyizeho amaraso yari make mu mubiri umuntu ararabirana nese numara gusinduka hanura ibyo utekereza hariye dufata ibintu twize tukira abana tukabikura tukabona turabirota tureba noneho byageze kuri urwo rwego kwiriza no kugira ngo kwiriza ni byiza ku rundi ruhande bituma abantu bagabanya ibinure mu mubiri umuntu ntagumye gufufumanga noneho bigatuma biha umwanya ubwonko bugakora neza ariko nturengere nurenze urugero menya intego yo kwiriza ni iyihe intego yo kwiriza ni iyihe ikindi kwiha intego ku mpamvu ugiye kwiriza ngo ukora iki ngo uhanure abantu barayoba nabi cyane guhanura niba bitugarika guhanura niba bisaba guhanura niba ari impano barayisaba aho dusaba amavuta dusaba amavuta fine tubona amavuta noneho niba ari ibyo no kurya turya ibituma umubiri umererwa neza ugira imbaraga ubwonko bukora neza dufite ibiryo bituma ubwonko bukora neza niba ugiye no kwiyiriza mbere na mbere umuntu yiyiriza mu ntekerezo ntabwo yiyiriza mu nda hari kwiyiriza mu ntekerezo mu mwuka niba tujya no mu mwuka tujye mu mwuka turebe mbere na mbere banza ugaburira umwuka hanyuma umwuka ugufashe kugaburira umubiri ariko nufata umubiri akaba ari ushyira imbere warangiza ugashaka kuwutugarika uhatamo iby'umwuka bidafite aho bijya n'ibintekerezo urya ibituma ubwonko budakora neza uwo mwuka urapfumurira he koko ni nsatura amabuye uracaye ariko dore hari abantu bari kumwe ngo na Eliya akumva ariko bo ntibumva kugeza ubwo Eliya yumvise ikirere ko imvura igiye kugwa bamwita umusazi abo bari kumwe ageze aravuga ati noneho reka mbereke n'ikimenyetso mujye ku musozi murebe barareba rekatakata nta n'agacu mubona hari abantu badashobora kubona n'agacu kandi gahari kera kabaye umwe ati hatera akantu k'agacu mbonye ariko urumva aho byari byaturutse hari abantu niyo mwaryi byamvaho inanjyahe umwuka ntujyemo ariko umuntu utariye umwuka akawubona kuki ariko yawuhaye umwanya gutanga umwanya yihaye intego yari afite intego yo kumva hari abantu badafite intego yo kumva bafite intego yo kuza gusa akaba babura baje nibyo Yesu ngo yabaje ati mwari mwajya muri iki mutari mumbwiza ukuri openly mumbwiza ukuri mwari mwajya muri iki kureba urubigo rwuga abantu yaga rugi ati mugende mumbwire Yohana ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise dore ibirema biragenda bari bakivuga ibirema mu Rwanda ne tukivuga ibirema ni mu myezi avuga abafite ubumuga batirimutse ati babonye mwebwe rero tubabwiza ukuri ati mwese ati mubabyawe n'umugore wose nta uruta nde Yohana atari kudo umuruta ndi hano ariko tindagowe baho bihishwa amaso ya biranwe nawe bararana nawe agera ubwo abaza Petero ati n'igihe namaranye nawe ntabwo muramenya imyaka bamaze hariya ntibaramenya digital igihe yaziye ntibarayumva nengeye kukubaza iki kibazo kandi ubu noneho nije mu mwanya w'ibibazo bya nyabyo TikTok so najya nkubaza kuki hariho cyangwa hagomba kubaho iyi digital y'amafaranga cyangwa cryptocurrency ni nko kumbaza ko ndiho kuki ngomba gukura igisubizo ni igeze it's a mission accomplishment ukuntu gukura ku isi irakura nkuko nkura kuki se nazanye ubwana nabwogoshe ariko buraga hari ikimenyetso kuki nazanye ubwana ahari ubwana
burahavuye. Yes. Isi irakura irava mu bwiza ijya mu bundi mu buryo bw'imikorere y'akazi ka buri munsi. Impamvu tugomba kuva muri hagomba kubaho digital cyangwa cryptocurrency, amafaranga y'ikoranabuhanga, ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere reka mbitature nk'uko abazanye ibyo dore uko bavuga ko bitanga umutekano w'ayo mafaranga, kabiri bitanga umucyo, gatatu byoroshya ihererekanya transaction z'amafaranga. Yego, kugira ngo ni nibyo. Hari transparency, hakaba security, hakaba accuracy. Accuracy ni ibintu transparency ni umucyo, niyo accuracy katuyite accuracy, ibintu nta makemwa, bya nta makemwa. Ubu mu minsi yashize nabonye amakuru avuga ko u Rwanda bishyuriraga buruse abanyeshuri biga hanze. Hari amafaranga agera kuri miliyoni bari 400 yibiwe mu buryo bw'ihererekanya. Yego, bakurikiranaga, bamwe baranayabona ndi ntibanayabona. Ariko muri iyi nzira digital currency cyangwa se cryptocurrency cyangwa se hakoreshejwe ikoranabuhanga rya blockchain technology, buri kimwe cyose nta gitakara. Ikindi birwanya fraude, ndagafashe. Kwa kurwanya fraude hari abagizi ba nabi bahererekanya ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo muri blockchain technology ifaranga aho ryavuye naho ryagiye, iyo nzira irahari, iyo historique irahari, n'uwakwiba uramubona. Kumubona ni wayagutwaye, ni nko kukurahira iduka reba hanze biyo bigaragara. Ni ukuvuga ngo trace cyangwa se ibirari yaciyemo aho yagiye irasigara. Abazi iby'ikoranabuhanga ntabwo ngiye nabyiza, ariko bazi icyo bita quantum. Iyo quantum niyo ituma, hari waherutse kumbaza ati igira quantum, ndamubwira nti nabibonyemo, ati irizewe, yize iby'ikoranabuhanga, ituma ayo makuru yose nta gishobora kuyoberana. Mu minsi yashize hari amakuru yagiye hanze yuko urabona Binance buriya hari amakuru niba ari yo simbizi neza, ariko nako twayafashe yuko buriya Israel ikontorora 60% bafitanye ayo masezerano. Mu minsi yashize rero bira bihugu by'Abarabu barayikoresha cyane, bateye inkunga ya mitwe y'iterabwoba birwanya Israel bakoresheje amafaranga yo muri Binance. Israel icyo yakoze yarayaborotse. yarabibonye ifite uburenganzira n'ububasha bwo kuboroka Binance ku gice runaka. Izo transactions zikorwa cyane muri Arabic regions, yaziboroka, barekera gutera imitwe, baranerekarama byaranasakuje. Yes, iyo ni korabahanga. Rero blockchain technology yo ifite ubushobozi bwo usibye kubigenzura, kubirinda, nta muhakazi wakwinjira blockchain technology. Niyo mpamvu niba ufite konti muri blockchain technology urarinzwe. Ariko n'ubundi yakozwe n'abantu, ni nabo bahakinga rero. Ndeka nta yakozwe n'abantu, ariko icyo umuntu ashatse buryo bwa nyabwo. Rero impamvu hagomba kubaho digital cyangwa cryptocurrency, wenda harimo kubitandukanya, ni ukubera ko isi yarimutse. Tugomba kwimuka no mu mafaranga. Ntabwo twakwimuka mu mazungu, twimuke mu bikoresho, ngo hasigara amafaranga kandi ariyo muzi wa byose. Utumva rero yuko bigomba kwimuka ngo wimukane nabyo, ntabwo nzi aho. Mu kiganiro cy'ubushize naho nababwiraga ko amakuru twabonye yuko iriya Swift, ikigo cy'ihuriro ry'amabanki n'ibigo by'imari ku isi, ibyo bigo by'imari n'amabanki bitagomba kurenza kwa 11/2025 bitariyandikisha muri Swift, bigahabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'icyo bita ISO 2022. Ibyo byose iryo koranabuhanga rya blockchain technology ifite riri ku rwego rwa Web 3.0, abandi bari ku rwego rwa Web 2 nk'izi za Google n'iki, kandi urayizi ko zihambaye. Zamaze kwintegra muri Pi, bagiye no kubahamo imigabane. Ibyo byaratangajwe, byararangiye. Tesla mbone no kubwira abantu ko ubu ibiciro byashyizweho byo kuzatembera mu isanzure
hagati ya kuva kuri miliyoni 500,000 by'amadolari aho gutembera mu isanzure hari no kujya kuri Mars. yego kuva kuri 500,000 by'amadolari kugeza kuri miliyoni 10 ukaba wajyayo bitewe n'aho ugarukira mbega yego ibyo byose urumva ukajya mu cyogajuru je payijana ntateme hagera no muri Mars nkanagaruka cyogajuru gitwara kuva ku bantu 7 kugeza ku bantu 22 narabuze ntigira ngo nzaba umunyarwanda wa mbere uzajya mu ubivuga mu ugiye kugenda nose ngo kwizera ni iki kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi ibyo bitubwira ko ibyo tutabona ko ari iki ari by'ukuri wera n'ubutarare mukuri muri wowe ushingiye ku makuru ariho ngo bikwereka hazaza utazi yava ntamenye yajye burya ntabazi naho ageze arahuzagurika rero twe guhuzagurika na za leta zamaze kwidekarira twifatira urugero ahubwo nangiye kukubaza kuki leta zimwe na zimwe si zose kuki bisa naho zitarabumva iki kintu nuko nta nyungu zirabonamo wowe kubera iki wajya mu mushinga utaribonamo inyungu ze nagiye gusaba umuntu ikiganiro utarasubiza ntibyari impamvu se afite company dukorana ikiganiro atubwo nge ndungukira he ariko akubwira yego yari atarumva aho ari bwungukire dukorana ikiganiro we yumva ko nge ndi bubone views nge nabonye afite company nziza ariko kuva uwo munsi arimo arambwira ati tujye tugikorana ahubwo rimwe mu byumweru 2 ikiganiro ariko nabanje kumwinginga none se uko yamaze kubyumva nta kintu ari bwishime tunaziranye noneho ati none se ubwo twe dufite inyungu hehe njyewe ndamusobanurira inyungu yabona ikiganiro kigisohoka inyungu yatangiye kuzibona ariko nge nagira ngo mbone icyo mpa abantu ariko gikenewe za views nshaka nzibone niyo kugumya kuvuga ibyanjye gusa uvuga ibyawe gusa gute si byiza ko umuntu aba wenyine iryo ntabwo ryazi umugabo n'umugore nta nubwo handitsemo ngo n'umugabo n'umugore umuntu ariko abantu bafata Bibiliya nabi nkumva ndanababaye kandi Bibiliya buriya irimo amafaranga menshi cyane tutanabyaza n'abantu benshi batazi ko gospel irimo amafaranga ahubwo amafaranga ari muri gospel nuko abantu batabizi ariko gospel irimo amafaranga bazantumire mbabwira umuvuno uburyo bagoye kuyabona uburyo bagomba kuyabona ahubwo nta nubwo banayabona bo bafite ayo bibwira ko babona ntago ariyo iyi ntica ntikize nta nubwo ariyo anabatera ibitari byo ariko baranyica buriya abanyedini se bazantumire tuganire ku mafaranga babwire ahantu ari mu idini mu itorero cyangwa mu idini ntago ari gospel gusa ubwo Islam tuba tuyishyize ku ruhande reka tuvuge idini reka tuvuge idini ryose madini cyangwa amatorero yitavuze cyo bawumva bapfobeshe twa turi kuri leta zitabyumva leta zitabyumva nta nyungu barabonamo kandi suko batabonamo izo nyungu bo barazibona ariko nta access bazifiteho ariko inyungu barazibona noneho ubu barabyumvise baca umuvuno wo kwiremera nabi byabo CBDCs Central Bank Digital Currency nukuvuga ngo leta ibona inyungu mu byo ikontorora none iki bintu biri private ni iby'umuntu ku giti cye ni ibya company ku giti cyayo nibo bari bubonemo inyungu kuruta inyungu za leta n'umusoro muri Rwanda Revenue cyangwa muri Nuza bitewe n'igihugu ni inyito bitewe n'igihugu ikindi imishinga irimo bayifitemo imigabane ku buryo bazajya babona ku nyungu nimukorana sava ariko niba mudakorana ntabwo ari ikibazo cyo kutabyumva ahubwo kutabyemera nuko nta nyungu babifitemo ariko inyungu zirimo ni za bose ni iz'abantu ku giti cyabo ahubwo leta irakora iki kugira ngo leta niyo iri bigiye gusaba none se umubyeyi asaba umwana none umunyabubasha asaba leta rero burya yita umunyabubasha ariko ni nabyo kuko turi aba leta yes niba dushoboye irashoboye yes ikibazo twe dufata iya mbere ariko reka nkubwire uzi ko kera baguhaga akantu ko kurya uri umwana ukaza ukavuga ibyo baguhaye ubu wabivuga urarya ukamira aba bana ba leta barakuze baba ibisambo bashaka kurya bonyine
leta iravuga iti rero ndabareba ndabona nta kintu mfitemo nanjye ndareba mu bikorera ndabandeba intama iti ndahaka kagarama ati nanjye ndabandeba tibuye nitabyara ndayibaga rero leta situra tugabane yego leta zana dusangire nizana dusangire kuko n'umubyeyi uriya muhanzi Munyanshoza Dieudonné niwe warimbye avuga ngo kuva kera kose ngo abanyarwanda twamye turi bene gihanga ufite impano ikabiya bose icyo gihe ngo twari tuganje mwishya tugabana amashyo ndetse ngo inkiko zikangaga umwanzi abitangira gutabara uburo buhuye bakabusaga umutima ari umwe impande zose abantu babaye banyamwigendaho ariko nitutikubira nta kibazo twagirana na leta zana umushinga ubushyire leta uti dukorane mumbwiye twakorana gute ugire n'ubwirinzi ntabwo buri kimwe cyose wakijyana muri leta ikintu navuze ko ari abantu bazapfa nyamugani banazize hari n'umuntu urya byinshi bikamuca mu mazuru nabi hano i Kanombe mu myaka nk'ibiri ishize hano abasore barimo barya kuri Noheli umwe ahimira atayihekeye inyama agira ate ahimira atayihekeye iramuniga imuniga yicaranye n'abandi babibona hafi kumunogono bayikurayo barakubita ibipfunsi irabananira bahamagara imodoka bamukubita mu modoka bajya kumugeza ku bitaro i Kanombe abacishe yapfuye cyane igituma utahekenya niki benshi bazira kudahekenya hari abazazira kudahekenya cyabaca mu mazuru cyabaca heyi ntumbaza aho bizaca guhekenya nukuza fata ikintu ugitekerezeho niba ngombwa kizanira abandi mugifatanye ariko niwikubira ukavuga uti batabemenya hari uzasanga bakimize bunguri kiri bukunige kitari burenge hano hanyuma twisunge leta nicyo cyambere ariko si kuri mu mishinga yose hari imishinga iremereye tugomba kwisunga leta bitari byacu gusa none rero uyu Pi Network yisunze leta yiwabo yisunga abashoramari bakomeye ukora iki ngo yegera abashoramari abo nibo bazagufasha kwegera leta kuko abo ngabo bicarana na leta nuvanga umuntu wese ufite payi wa mininze neza ufite amapayi ye birashoboka ko yagenda akaganira na leta akayibwira ko afite umushinga ntago ari uwawe uwo mushinga si uwawe uwo mushinga ni uwa Pi Network ariko n'ibyo muri Pi Network muri white paper ya mbere ya 2019 narayisomeye zigenda zivugururwa tugeze ku ya 2021 handitsemo yuko Pi Network ifite intego yo kuzagera ubwo igira office muri buri gihugu ikoreramo ku isi ibyo turabitegereje aricyo bita compliance guhuza amategeko sure kandi byaje kuko niba baramaze kwemererwa barabonye icyemezo cy'ubuziranenge cyo gukorera muri Swift akaba ari ibigo by'imari ihuriro ry'ibigo by'imari n'amabanki ku isi ubwo n'amabanki yacu bazahurira izajya ikorana n'amabanki ku buryo bworoshye hanyuma ubwo guhuza amategeko n'igihugu ibita compliance bizoroha ibintu byose bifite aho bituruka wow byabiryoshya aho ngaho urumva ko bazahurira hariya okay ikindi kibazo cyane urumva process yo kugira ntabwo ari twebwe tujyana iyo process muri leta twe dukora uruhare rwacu kuvugana na bagenzi bacu ibitagize icyo biri bangamire leta okay hari n'abo mu banki ba mining rega hari n'abamaze kumenya ibintu banakoramo aho hejuru mu izo nzego zinakomeye ba mining ngiye mfite ikindi kibazo gikomeye uyu mushinga wa Pi Network nyine hakorwa iki kugira ngo buri munyarwanda wese yisange muri uyu mushinga murakoze kandi nitujye dukora ibi ariko se dukora turi mu murwa nk'uko wabivugaga ariko turi kwibagirwa abantu bari hahandi umurwa n'umutima w'igihugu rega buri ariko hari abantu turi kwibagirwa ba rubanda ruri hasi bafite smartphones banibera mu isambu bahinga imyaka yabo bari kuyihinga ikeneye kuzajya ku isoko hari n'umuturage uyu munsi ubwira ngo nkwishyure kuri mobile money avuga ati oya bikuza uyame ariko no kugira ngo ushyiraho nayo gukata aha ruvuga ngo ushyiraho nayo gukata none ko mbona isi yideturunye byarangiye nibyo bigiye gusigara uyu muturage ntabwo biri busigare burya ngo hari akantu mu mutekano wacu mu mudugudu ushinzwe umutekano nuko ntaherukayo haramubuze bantu bacu mwihangane mufite hano bahoze bampamagara ubyumva hari slogan barambuze ariko nyine nta utabarira mu rugo ujya kwitabara nyine
muri mission ndi muri mission narabivuze mu kiganiro kibanziriza iki yuko nahagurutse nshaka gufasha abanyarwanda. I'm in the mission now. Hanyuma tugira siroga mu mutekano ivuga ngo tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we. Konde gusa nkutakazi ndakazi nanjye hano ejo ni umutekano akavugaga ku muganda. Urakoze cyane. Tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Reka twifatire tangira amakuru ku gihe. Cyo ni cyambere. Dukora iki kugira ngo tanga amakuru kandi uyatange ku gihe? Wenda ikihe nikigenwe turi bugendereho. Tanga amakuru kushoboye. Kandi ngubwo butumwa bwiza bwaziye kugira ngo bubwirwe amahanga yose, indimi zose n'amoko yose, nifashishije n'imiryango yose, nifashishije iryo jambo. Kuba ubutumwa ntaho buhejwe niki gituma utabutwara kandi wowe wabumenye. Ibaze wowe mugenzi, wowe mugenzi wanjye ubu butumwa bwa payi yababuzi mu bantu 100 ntuzabura 10. 10 naryo rifite abandi inshuti. Mu bantu 100 nufatisha 10 uzavuga n'uwo wakora mu mwe mu bantu 5,000 ngo byakurikiraga Yesu igeze no kubicaza ngo arabagaburira abakora n'igitangaza ngo ariko bahinduka akada. Uruzi ko hari amagambo uzavuga cyangwa ibikorwa uzakora avuga ati kinenge tangaza ariko ntibahinduke. Ariko 12 yewe yigeze no kugira intumwa ziba 70 aranabatuma bamwe bagezeyo bagarukana ibirego ati twabonye abantu batari kumwe natwe nabo baragenda bavuga toto abo ni baturwanye mu barike. Ariko ngo yaje gusigarana 12 nabo ngo bigeze kubakoramo urabakubita wagiye kugira atya abo nabo swagiye akebutse. Ariko Petero ngaza kiyandandara agaruka kaje barenga hinguka abarya runono. Ariko yarafite ubwoba bw'ukuri. Icyambere bari bababonanye, kabiri yabaciriye umuntu gutwe bari bamufite bamumenye arakuvuga ati dore Petero yarafite ukuri. Finaloma aza kuranye batari ko nawe buri yara toyada wikwihakana paye yivuga ibyo wayimenyeho. Nibavuga ngo nibyo kwa shitani bareke ube proud. Ego ube proud. Rero batangira kuvuga kubibwiriza nkaho ubwiriza ubutumwa bwiza. Ni ubundi se ni inkuru mbi. Ahubwo bagize amahirwe barambona. Ni ubutumwa bw'ubwami ibingibi bari kubabwira mwabagabo mwe. Ni ubutumwa bwiza bw'amafaranga. Tujye tunabutandukanye batabwitiranye n'ubwa Bibiliya. Ariko twifashisha burya ngo uvuga ikinyoni kinini kuko ari cyo ubona aho urinda. Ubwo rero niba nifashisha ingero za Bibiliya nuko hari icyo zamfashijeho cyangwa zimfasha. Rero buri wese ku ruhemberwe nafata umujishi najye mu mujishi dusigasira igisenge tuvuge payi yibwira ukwegereye yibwira uwuzi yibwira ejo narindi hariya kwa Ruhangura ndimo nganira n'umuntu nyimusobanurira ntakakanu nukaza nyikamwereka umuntu yazamukaga ku mayisikariye simuzi ntanzi ngiye kumva numva ati pioneers anaduca harakomeza ndangize nkaba se harabanzi ariko agiye nibuka ko nagize ntiya telefone abona ikimenyetso cya payi. Wow, arayizi. Ariko wiruhuka ugihura n'umuntu ugivuga uti uyu nguyu Uwiteka yamungabije kamuteze payi kamusigare mu mutwe. Okay. Nubuhe buryo rero bwa networking bukoreshwa muri PI network? Uburyo bwa networking bukoreshwa muri PI ni uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukurifaringa. Iyo tuvuze kurifaringa ni ukwinjiza umuntu cyangwa se ukinjira winjiriye ku muntu. Iyo referral. Okay. Hanyuma uburyo bwa kabiri niba nabyita friendly. Uburyo bw'ubucuti. Ariko ku bantu utazi nabwo bwitwa referral ariko ni referral zitandukanye. Gushyira abantu muri systeme utazi. Hari uburyo bukoreshwa ukubaka referral team hagiyemo abantu udafite naho buriye nabo. Ibyo bita security circle. Security circle ni uburyo ushyiramo abantu wowe udahisemo. Ushobora kubahitamo iyo babonye
nko mu bantu ufitiye nimero za telefone muri telefone yawe, iyo harimo mayininga hari telefone zibigaragaza, ukabona akamenyetso ka payi mu ibara ry'icyatsi imbere y'izina rye muri contact zawe. yego. Okay. hari aho rero abagira ngo add members from your contacts cyangwa se an existing pi user, biba bibiri muri from contact kujya kubashaka, ushobora kubadingamo ugahita ubabona, ariko an existing pi user ari igihe winjiramo ukababona kuri telefone yawe. Hari telefone rero zibigaragaza, hari n'izitabigaragaza. Benshi nagiye mbibereka, hari wigeze kudusetsa abonamo abantu bakorana ati mbega ingegera kuko batabimubwiye, yaranditse andika n'amazina, abonamo amazina y'abanyamakuru iki, arandika ageza abantu 15, nta n'umwe wigeze abimubwira, kandi bamwe baranakorana ku kigo cy'ishuri. Undi ndongera kubimwereka ni mudugudu, abonamo n'abagitifu n'abanyamakuru afite nimero, ati ye nta n'umwe wigeze abimubwira. Ubwo rero muri security sako wadingamo n'abantu, system hari yari ibaguha, ariko kubibwira abantu kuri iki gihe biragoye, ni bimwe uvuga. Hanyuma rero kuri faringa tugira icyo bita username. Username ni izina ry'ubucuruzi, nk'uko witwa company Ihumure TV Limited cyangwa se Ihumure Media Limited, simbizi ni Ihumure Media Company. Okay. Iyo rero ifite iyo nizina ihariye muri iki gihugu, nta yindi bitirana. Niba nta yindi bitirana no muri payi nta muntu bitiranwa n'undi. Dushobora kwitiranwa amazina, ariko badutandukanye bate? Badutandukanye payi is username. Okay. Iyo username rero niyo ihindukana invitation code yawe. Iyo rero iyo uyihaye umuntu akinjiriye, ageze aho bayimubaza agashyiramo iyawe, abakwinjiriyeho. Iyo akwinjiriyeho baguha payi imwe, nawe bakamuha payi imwe. Yego. Hanyuma ubundi buryo ushobora kwinjira nta muntu winjiriyeho. Icyo gihe uvuze uti oya singiye kuruhanya n'abantu, njye ndashaka kwinjira ngiye nyine, nibereye ngiye nyine, nta kibazo. Muri payi utinjiriye ku muntu cyangwa utinjije umuntu, nta kibazo, uramayininga ubona izawe, ntacyo bitwaye. Yego. Ushobora rero guhitamo kuri faringa cyangwa kutari faringa, ariko muri security sako nta mahitamo ufite yo kudashyiramo abantu, ariko abangombwa amabwiriza mashya ni hagati ya 3 na 5. Umwe ni 20%, ugejeje 5 bari 100%, ariko iyo wongeramo benshi bigufasha iki? Hari bonus zituruka kuri ba bantu iyo ba mining, aba bantu washyizemo iyo ba mining niyo bapasinze KYC bakagira ku cyangombwa cya nyuma nyine, bonus ubakomoraho urazemerera, ariko iyo bahombye nawe urahomba, izo wabakuye hura zihomba zose. Hanyuma iyo ubashyizemo ngurahomba, uhomba bigenza gute iyo bakuyemo? Jewe ikuzo namwinjije muri payi ara mining, ya mining hari payi, hari agahimbaza musiki baguha ko mininze. Yego. Ariko igihe kirageze urazihombye, urahombye ku cyawe. Twaduhimbaza musiki twose nagukomoyeho kuko nakwinjije, cyangwa nubwo ntakwinjije ariko nkaba naragushyize muri security sako. Utwo duhimbaza musiki twose tugukomokaho kubera ko uri active umining. Iyo uhombye burundu, ubwo icyo nagukomoyeho cyose nanjye ndagihomba. Niyo mpamvu ngomba kukuba hafi, nkaguhwitura ngo udahomba. Abantu bawe ujye ubahamagara uhombe duhombane. None muri security sako kuko ntabazi, hari uburyo yota pinging inactive, kuba pinginga no kubahwitura. Dukandaho ubikora rimwe mu masaha 28, babona notification cyangwa se imenyesha yuko bagomba kumayininga cyangwa se gukora ibyo bagomba gukora. Babandi ninjije rero bagomba kuba hafi ngo ntazahomba. Ariko iyo bakunaniye ntabwo ndi wabigenza. Ese muzehe Tito, niki nakora ngo ntungire ifaranga rya pi? Cyambere no kwinjira kwiyandikisha muri payi. Dufite ibiganiro twagiye dukora bibafasha kwinjira mu buryo budafite amakosa, kubo tudashobora kugeraho. Hari n'abantu badakunda ku kavuyo ka ngwino kawe, turacyakora n'ibindi bizajya bibafasha kuzuza ibindi byangombwa, ariko cyambere na mbere no kwinjira rero ugomba kwirinda amakosa y'imyandikire y'amazina. Urugero nko kwinjira, ntago wenda ngiye gusubiramo ko bikorwa hano, ariko mbere na mbere iyo bakubaza amazina nkuko yanditse ku cyangombwa wahisemo gukoresha, cyangombwa baduhitishamo kimwe mu byangombwa bitatu: passport, ID, irangamuntu cyangwa perimi. Ariko twihitiramo indangamuntu kuko ari ifite igihe
itagira igihe izarangirira. Noneho akaba ariyo tuhitiramo gukoresha. Icyo gihe rero ku ndangamuntu yawe handitseho Ikuzo Emmy, ariko muri style ya Cyongereza babanza first name. Iyo bakubwiye first name ni rya zina ry'idini cyangwa se turyita ry'idini, ariko hanyuma last name rikaba rya zina ry'umuryango. Izina ry'idini niryo bita given name. Hanyuma izina rya Ikuzo ni family name. Twe rero tubanza muri payi ubwo ngubu tubanza rya zina first name dushyiraho rya zina ry'idini, kandi uryandika uko riri hariya ku ndangamuntu. Hanyuma Ikuzo naryo ukaryandika uko ryanditse harakunda. Iyo wavuze uko ryanditse saho ribanza, kandi first saha abanza kuri first ni small ni capital ni nyuguti nkuru cyangwa Ikuzo niba ari mu nyuguti nkuru byandike mu nyuguti nkuru. ubwo nanjye ndaje nkosore Kandi nanjye nawe nabonye ari yo bita alignment, gushyira ku murongo, kubikurikiranya kwa renginga. Ugomba gusaba gukosora kugira ngo ubyarenginge. Twandikira kwa team. Ikindi hari abafite amakosa, cyo gihe tubasaba ko bakwandikira kwa team. Haraho binyura hari muri ntabyo bazi, mahirwe nuko tubafite nyine muzajya mugera mudufasha. Turabafasha. Nibyo nakubwira nti byarampagurukije. Yego. Bani wanyu kwiyandikisha nicyo cya mbere kugeza Kigali. Hanyuma icya kabiri no kuzuza ibisabwa. Icya gatatu no gukurikira amakuru. Icyo gihe payi urayibona rwose. Iyo ukurikiye amakuru ujuje ibisabwa mu myandikire, kuregisteringa nk'uko amazina, amategeko n'amabwiriza bisaba, then ukakurikiza ukuzuza ibindi byangombwa bisabwa. Ibindi byangombwa bisabwa hari verification ya phone number, Facebook, email, password yo uyiverifyinga ukinjira. Hanyuma na KYC iyo ugeze igihe cyo kuyihabwa, kuko wemerewe kuyihabwa umayininze nibura inshuro 30. Hari umuntu rero usanga amazemo iminsi 60 kandi amayininze inshuro 20. Ubwo Amazemo inshuro iminsi 60 ariko amayininze inshuro 20. Icyo gihe bari mu gihombo. Icyo gihe cyose yaragihombye. Iyo minsi 40 yarayihombye. Ubwo ntarabona KYC kubera ko ataruzuza inshuro nibura 30. 30 sessions niko bazita. Hanyuma hari kabana kuzuza MyNet checklist. MyNet checklist ni steps zigera ku 9. Ya mbere ni kudownloadinga Pi browser. Hari applications ebyiri, Pi network na Pi browser. Uri Pi network twayigeranya nk'ikirombe gicukurwamo amabuye. Hanyuma Pi browser ikaba chain cyangwa se uruhererekane rwo kuva mu kirombe ugera ku isoko. Amasoko rero ababiri. Hari isoko rya mbere rigura raw materials, akaba n'isoko rya kabiri rigura ntuza refined materials, ibyabyajwe umusaruro mu bya bindi byibanze. Muri Pi rero Pi twacukuye zigera igihe zikajyanwa muri blockchain, ariko nizigera muri blockchain ziba mu bubiko bwazo zikagumya gusirikira aho mu isoko rya Pi, ariko Pi niyo yonyine ishinzwe gucuruza Pi, gucuruza Pi z'amayininzo. Hanyuma twebwe ntabwo twemerewe kuzicuruza, twe ducuruza token. Yego, twe twemerewe kwishyura Pi y'umwimerere, ariko nitwemerewe kuyicuruza. Aba pioneers nta nundi wari wese uzayicuruza usibye Pi yonyine, ariko ikindi twemerewe gucuruza ni token. Token tuzazicuruza dute? Tuzajya hari icyo bita USD Pi kiri muri Pi. Iyo unyuze aho tumayiningira ukajya muri twa dukoni dutambitse dutatu ibumoso hejuru, ugakanda kuri Pi browser, wamara kuyinjiramo ugakanda kuri brainstorm. Uvuye kuri brainstorm ukareba hejuru aho dusakingira ukandikamo USD Pi bifatanye. Ikaza ukayikandaho ugasakinga muri hackathon, karahari mu ibara rya move, ukagasakingamo ubona ubusobanuro burambuye kuri Pi. USD Pi. USD Pi bakubwira ko inganya agaciro ni $1 rimwe. Hano rero ara kantu wa muhungu utanga ibiganiro hano kuzoyitwa nde? Robin. Yavuze mbona ntago abantu wenda bashobora guhita babyumva. Ubundi ari slogan ya Trump yazanye inshuro ebyiri, ariko ubu nibwo igiye kuzo. Bwa mbere yaje avuga ngo to make America Trump great again. Trump. Donald Trump. Yiyamamaza bwa mbere. Ngo to make America to be great again. Bwa mbere yaje ariko avuga, niba mubyibuka. Bwa kabiri nabwo bariko azavuga. Ikibaza nta bitero bateguye ngo bajye kurwana bagire gute, ni gute.
abatumva ejo ikinyarwanda bundi rero yarashatse yaje kuvuga ngo iki? atomora avuga ku bijyanye na cryptocurrency. Nimugenzura ibikorwa bya Donald Trump umutungo waho ukomoka, ni akora business za NFT. NFT imwe beneri muzakora niyo ngiyo irimo NFT ni nk'impapuro mpeshamwenda z'ama cryptocurrencies, niyo business impapuro mpeshamwenda z'ama cryptocurrencies zikaba zaratangiye gukora se kuva cryptocurrencies zaduka 2008 n'icyenda Sure. 2008 n'icyenda. izo mpapuro mpeshamwenda zatangiye gukora Nzigeranyije n'impapuro mpeshamwenda z'ama iki hakorwa iki seho nzi ko zikora mu mabanki gusa n'ibigo bikomeye. ni ukuvuga ngo cryptocurrencies umuntu afitemo hariya barazigura, iyo aziguze akazigura ziri original bamuha icyitwa NFT gihagarariye ya cryptocurrency, ajyana kuri banki iyo ari yo yose ashaka cyangwa se ashaka amafaranga hari hose bakayamuha kuko baba bigaragara izo afiteyo. Ubwo bucuruzi Donald Trump arabukora kandi buraryoshye. Ejo bundi afata Elon Musk amushyira ubwo ashinzwe iki umugenzuzi w'imari ya leta, ashyira muri DOGE, Department of DOGE of Government Efficiency, ni umugenzuzi w'imari ya leta. Arya arungirije cyangwa ntabwo yongereje n'uyoboye kandi uyu mugabo ejo bundi Elon Musk aherutse kugura Bitcoin, gushora mo miliyoni 500 z'amadolari muri Bitcoin. Rero aje hano tugeze muri Pi, noneho niho ahangaha nabonye ishusho ya to make America great again muri cryptocurrency. Noneho aho dore ikibazo kigiye kuba, ntago Pi izajya ku isoko hataraba economic crisis, kandi economic crisis yarabaye. Ubu idolari riri hasi, buri faranga ryose ku isi riri hasi. Ubu rero nibwo kagiye kuba USD Pi. Ntabwo turamenya ngo izaba ivunja Pi zingahe, ariko USD Pi byanditse ko inganya agaciro n'idolari rimwe. Abibeshye ko bazabona Pi baziguze basubiza amerwe mu isaho, ntawe uzagura byakunda, ntigurwa ntigurishwa ko hari abantu batangiye kuzigura fraude su kindi nticuruzwa. Biya bindi batradinga muri ntuza, ntawe uzayitradinga, Pi za tradingwa na Pi ecosystem zo yonyine. System za Pi nizo zacuruza, blockchain ya Pi nizo zacuruza Pi yonyine. Noneho n'umucuruzi uzishyurwa Pi ntiyemerewe kuyicuruza, nta wallet afite iyisohora. Wallet yemerewe kwakira Pi irasaba ikakirwa gukorera muri Pi, ariko ntiyemerewe kuyisohokana. Je nemerewe kukoherereza Pi kuko ufite wallet yakira ikanayohereza, ariko turi muri Pi peer to peer, umupayine ku mupayine, company to company. Hanze hazasohoka ikitwa USD Pi gihagarariye Pi, bazaguha token yitwa USD Pi ifite agaciro kangana na $1. Noneho yo izaba ifite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuvunja buri faranga ryose, yaba ari cryptocurrency, yaba ari fiat money, amafaranga afatika. USD Pi izavunja buri faranga iryo ari ryo ryose. none siri faranga rya Pi rizatuma Pi USD Pi niyo yonyine izasohoka hanze ya Pi. USD Pi nayo ivunje buri faranga iryo ari ryo ryose. Noneho umuntu uzaba ufite USD Pi ni ikitonderwa, azaba yarashoye amafaranga angana n'idolari. Ubwo idolari rizazamura agaciro kuko umuntu uzashyikira USD Pi azayikubita mu ma blockchains amwe batradingiramo, ayora buri faranga iryo ari ryo ryose kuko afite USD Pi. Azaba ameze nk'ufite Pi, ariko Pi ubwo hangaho azaba afite Pi ifite agaciro k'idolari. Ubwo idolari rizazamura agaciro kubera ko buri wese azashaka idolari kugira ngo ajye kubonayo, abone uko azabona nako azashaka ifaranga iryo ryose agure. Ubwo idolari rizazamura agaciro kuko rizaba rigurwa na buri faranga ryose. Wabona idolari ufite USD Pi, wabona USD Pi ufite idolari. Wabyumvise aho ngaho? Ngubonye se, ngubonye umwana wabonye se.
barangica noneho uri kwimana ati ibyo noneho bintu ugereranya Oya. bajya abanuka bati we reka ubutumwa bugereranya na payi ariko byabereyeho kugira ngo twese byose bitwigishe yego abanyedini bakumerera nabi ariko ntibaza tugiye mu mafaranga barambaza ngo ubwo ufite angahe njye mfite umutwe wanjye yego n'ubumenyi umutwe wanjye ubwo bumenyi bwemera kujyamo ariko nkanemera kuko hari ibimenyetso cyangwa se ibihamya ese abantu bashaka kumera nka Toma bo turabashaka kwemera uko babibonye turashaka ba Petero bamubwiye bati Yesu yazutse ati muravugisha ukuri ati bagiye kuvuga ijambo rya kabiri amakanzu yayahinnye yagezeyo yagiye uriya ngo cyari ikimenyetso cyo gushidikanya aho ati kane kandi yari yibagirije amaboko ngo hahirwa abemera noneho yari yarababwiye ati nzanazuka babimubwiye yari kwemera ahubwo kujyayo bwayo ngo cyari no kugira amatsiko ni byiza ntukemera gusa kuzemera n'ibihuha ariko ifaranga nyine tubonye uzarikoresha n'uburyo rizakoreshwamo uzarikoresha ni umupayiniya bwite iry'umwimerere na kampani yemerewe gukorera muri payi gusa hanze yaho ni USD payi ukayivunjamo ifaranga ushaka iryo ari ryo ryose igihe ubishakiye uwo hanze ya wese aribonye ate mva nawe ra none se ntuzi ko banki batayiha amafaranga bakayiha impapuro mpeshamwenda ikazemera bro reka tugushimire yego kereka wenda hari update nshyashya ariko niba nta nshyashya update nshyashya ku musozo nuko amakuru amaze iminsi ni 2 niba ntibeshya Dr Nicholas cyangwa se kwa team nyir'umushinga barashimangira yuko deadline yo kuba wujuje ibisabwa byose ari 31 tariki 31 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2025 uzarenza izo tariki azaba ashaka ka 8 niba atarakapaye azaba ari kwihombya tuzaba tumusezera tegubishe ntaririrwa ubu ntabwo tukigura ku bantu nabona babwira ngo mujye kubinginga mubareke ariko ntabwo aricyo nabifuriza uko tubifuriza kugubwa neza niko tunabifuriza kujya mu byiza nka Pi Network hari abantu bikira mu ruziba mining se ahubwo n'ubu barampamagara ngo narabatereranye ndanyaruka nkajyayo nkababwira nti muri he nkabuzuriza ibisabwa ababishaka utabishaka nta kundi nabigenza okay reka rero tugusabira umugisha urakoze cyane nizere ko nakagaruka ngira ngo nanone reka tuze gutegura ibindi bibazo turebe ikiganiro cy'ubutaha bizabyibanzeho cyane ko n'abantu badukurikira tubibutse ko dufite n'urubuga rwa WhatsApp urwo rubuga rwa WhatsApp nta kindi rubereyeho iyo duhuriye hamwe no gucarejingana hari muri ibyo bavuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana apano kubiye buri umwe abereyeho undi zo rero no kukubana kwanyu muri guhurira hamwe ugize n'ikibazo urabaza kugira ngo ni minsi itaza kugucikana badukurikira kuri Humure TV rero ushobora kutwandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp hanyuma tukagushira kuri urubuga cyangwa tukaguha link ariko iyi link ngiye kuza kuyishiramo hano muri iki kiganiro hasi abantu bari iki kiganiro bari buze kuyibona so rero Imana igumugishe ko waduha nimero za telefone yego mbere yuko nzibaha twibutsa abantu ko kwinjira muri Pi nta mafaranga ashorwamo n'ubuntu ariko kereka gusa hari uguciye ya service urayamuha kubera ko umukoresheje nyine ngira ngo nibyo ngibyo ariko bumve ko nta gishoro cy'amafaranga kibamo rwose hanyuma nimero za telefone ni 078 320 1418 cyangwa abakoresha Airtel Tigo ni 072 12 54 532 Imana igumugisha wakoze cyane tusangire iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura
ni i Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na hoteli Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. hari kandi n'i Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze n'i Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.